Okay, kubona ha ino application turi kugenda tubikuramo kandi amafaranga yacu akatugeraho. So rero nubwo rero ndi kumva meze nabi ntabwo byatuma nakora aka video ngiye kwerekana no umunsi uko mwazabasha kugira mugere mu kico cyo kubikura. First ngiye kwereka uko wazabikura amafaranga akoreye muri application. Nababwiye ko harimo uburyo bwinshi tugenda dukoramo amafaranga muri video twakoze. Ku muntu utarayirebye ndaza kuyishyira muri comment nyipiningemo, nze gushyiramo na link ya application, shyiremo na code nicyo yita promo. Code na promo narabisobanuye muri video ya mbere, ibyo ngiye byose mugomba kubimenya. So rero eka mbereke kuntu noneho amafaranga ati kujya tuyakorera. Dore anga afite $24 ngiye gukanda hanga noneho mbereke kuntu ngiye guclaiminga andi mafaranga angana n'amadolari $2.50. Icyo ukora ni iki, hano uraza ndetse claim, uraza ukahita wakanda boom, akatubya confirm detail, bakubya are you sure you want claim 2.50 USD from your hanga balance, ukanda hari ukabura claimings hari rukuno ko USD asusigayeho ari ubusa. Toto tije tugira amadolari $3.75. Adusubira inyuma rero, aya mafaranga naberetse uko twayaninze. Ibi byo narabiberetse, dore hariya ahise aba $3.74. Hano nababwiye ko toto MTN MOMO yo kubikura ari amafaranga amadolari 10. Ibi mbikoze umunsi umwe utayuzura kandi na giguze na kimwe nashoyemo. Dore so kugira ngo withdraw ahangaha twagiye twakira. So rero noneho tuzabulikurira ni he, hari cyo bita deposit by say and tuzakandamo. Naho tuzaba tugiye kubikura nko kuri Binance n'ahandi. Withdraw wakandi akubwira how do you want to withdraw funds. Withdraw fund method, select from available option to withdraw your funds. Hanga wiya ngo send crypto, wire transfer, ukanda ndetse ngo send crypto kuri fees y'ubusa. Niyo tukanda akubwira ngo select asset, uraza ugakanda no hejuru niba ari USD ugiye kubikura already ukayikanda. Iyi ngi bayita USD ahangaha barakubwira ngo uraza ugashyiramo icyo bita inter wallet address. Ushobora kuyikora wenda nko kuri Binance cyangwa Trust Wallet n'ahandi, ugakanda ndetse ngo select network, ukakanda noneho ukazana ni Ethereum, niba ari Tron, niba ari Binance Chain, niba ari hanga uraza ugahitamo iyo ushaka kubikura. Urakubwira ngo yubikuye muri kuri Ethereum akugeraho mu minota 2, wabikura kuri Tron TRX20 akugeraho mu minota 2, kuri Binance Smart Chain BP20 akugeraho mu minota 2. Hose uhitamo naho ushaka nyine ushaka kubikurira, byose birakunda. Ariko hariya twebwe yari USD cyangwa twebwe dukunda cyane gukoresha buriya Tron abari nziza. Ushaka uraza ugashyiramo network, ukahita uzana no kaza kuri Binance, ukaza ugahitamo address wallet, ukahita wishyiramo hari hejuru. Ariko nyine ibi byose bikora ufite 10 USD ziri kuri balance yawe. Hari cyo bita wire transfer, anga kugira mu munsi umwe muri ibiri. Free applicable cash, anga ukayishyiramo niyo USD niba ari iki, hano nazo kabyemeza. Select withdraw, hano akubwira noneho selectinga bank ugiye kubikura, kugira ngo angaha link niyo, uraza niba ari bank Rwanda USD, akakubwira ngo wenda nk'urugero bank nuko yitwa niba ari BK, uraza ukayishyiramo hanga bite n'ibihugu baguhaye ngaho, atagushyiramo amazina ya full name details, byose biba birimo. So rero tudatinze nabashe kubabwira dore withdraw twagiye dukoramo muri application. So aha hari cyo bita virtual card. Iyi virtual card kugira ngo ugere kano ka virtual card bakohereza imibare, naberetse uko uyiverifying. Bano banjye ugomba kuyiverifying uko biri. Hano bambye ngo se ngo add warrant. Add warrant kugo warrant ushaka nyine kwemezamo kuyihuza abari ibintu byoroshye cyane. Iyi Google Wallet abantu bazi ikoresha ku bantu bazi bamenye ibintu bya crypto. Iyi Google Wallet yemerewe cyane, aricyo bita withdraw, ari iyo afiteho amafaranga na withdraw hano withdraw iyo afite ahangaha, uraza
kuri iyi available, handitse ngo available balance kuri visa, uraza ugakanda hano, ukaza nibara ufite amadolari 10, arakubwira ngo aha twebwe uko nako dufiteho 0, birakubwira ngo amount spend available balance 0, minimum angagoma ko ufiteho nyine maximum, ahangaha maximum ifite wahita ajya hara hejuru. So rero ku muntu ushaka total ayo twifitiye hano, total balance dufiteho amadolari 324, digital asset 324, icyo bita funds ahangaha ariko na digital asset no kuri crypto kuna ngo aricyo bita buy sell convert. Ushaka ngoro ya konvata nabyo birakunda, wenda tuvuge wenda ushaka ya konvata haba twebwe tuyafite muri USD, ushaka ya konvata muri Ethereum cyangwa Bitcoin cyangwa Tron, angaho hitamo niyo ushaka, no ushaka kuya konvata muri Ethereum ni ibintu byoroshye cyane, uraza wakaza ukabira ku biciro bimeze, ubundi ukaza ukahita konvata, nabyo birakunda. Reka dusubire hano inyuma gatoya. So rero dore icyo bita digital asset yacu, amadolari yacu dufite hano, withdraw hangaha or withdraw nuko nguko twagiye tuyakira hano. So rero icyo nababwira muri application turi kugenda dukora amafaranga. Dore total investor kandi ayangaya twakoze investor avuga ngo twabitse ko twabikijeho aya na amafaranga twakoreye ku buntu, na amafaranga twabikije nuko twabikoze nyine mu buryo bwacu. Ku muntu warangije gukora icyo bita KYC aze kuza kandi kuri vaco azamanze kwanza akore ko aranga arasanga ariho amazina ye n'ikirangije gukora KYC zemo ID we n'ibindi by verified, uze kuza urebe hano amazina baraba ariho, ariko ino mibare mu gihe utaba utari wakora icyo bita visa nago, icyo bita fasset visa cyangwa virtual card nago ino mibare bayiguhereza mu gihe bayiguhaye mugura buri verified buri full. So rero ku bantu bari kurangiza ugasanga arangije gukora KYC akoma ko birangiye, burya nanga account ya biri available kuko nango wabitsa ngo nabikure utakoze icyo bita iriya visa. So rero dore nk'urugero abangaba binjiriye batwinjiriyeho, twagiye tubabona ko baba verified, tugenda tubona n'abatabi verified. Dore nk'uyu nguyu nango aba verified, uvuze ko atakoze iriya visa, dore uyu nawe nango aba verified, uyu nango aba verified, uyu nawe nango aba verified, uyu nawe nango aba verified, ubu nawe nango aba verified. Ababaye verified ni bakeya. So dore kuri sign up ahangaha ababaye verified na kuna kuri sign up ari bakeya, kuna kuri sign up ari bakeya. Ibi byatewe n'iki? Yuko barangije gukora KYC gusa bakora icyo bita virtual card. Dore kuri card ahangaha noneho bahita bitubwira kuri card ababa verified ngaba bahita bitubwira. So rero ku bantu nababwiye kuntu tubasha gukora ibice muri application. Bwa mbere icyo bita virtual card cyangwa visa kuyibona ikiguzi aba ari 0, ariko mu mafaranga y'amanyarwanda ari 15,000. Bivuze yuko iyi visa uyifite bya bikorwa byose kuri ku mazone hehe wemere kubiguriraho mu gihe ufite iriya mibare ya visa, ukubundi kwishyura mu gihe ufite amafaranga. Uyafiteho utangira mibare yawe bakahita gukata na mungege, ukahita amafaranga ukahita wishyura. Ko abantu bajyaga bagenda nko kwishyura nko kuri YouTube bagiye kugura nka views n'ibindi, ugasanga basabye visa, ugasanga nabyo bibateje ikibazo. Ariko amafaranga uyifite hano kuri visa yawe ibintu babyoroshye. So link rero ushaka gukora account ndaza kuyipininga muri video description. Ndaza no gushyira video yuko twakoze account, ko twakoze KYC nuko twashyizemo ira promo code kugira biyoroheye kugira ngo muze gukora account mwarebye musobanukiwe neza ko nayikoranye ubuhanga nayo imeze neza cyane, ariko mumanze murebe video muyirangize kugira ngo ibafashe. So rero ndizera yuko hano iyo hakanze ari ubwa mbere nuko angiye ibintu narangije kubyemezamo, hari hano baguhereza agakode gushyiramo icyo bita authenticator. Ku muntu utayizi ni application akwanza ku bantu bamenye ibintu by'imbuga barabizi. Authenticator
ni application yitwa authenticator, ariko bwa mbere amanza guhereza uburyo bwo gushyira code unyuze kuri wa WhatsApp yanyu. So rero video nayitinze ngiwe ndende cyane kuko video ndende irambuye twayikoze dukora sign up. Nurangiza gukora ino video ugenda ureba video irangize, iraza gufasha kandi byose twakozemo birabafasha. Ubwo turi kwibanda ku mafaranga yahangaha uko wabasha kugira ngo ufite amafaranga. So rero video natinze ngiwe ndende cyane, video irambuye nayishyize muri nayipinitse muri comment. Umuntu utarakoze account agenda ayikora abanza rero video iramufasha. Ndakunda cyane kuri sample moto official, kanda like video yanyu kandi na subscribe uri mushya. Imana ikomeze ibarinde utasobanukiwe umugire ngufashe amafaranga ushatse urabikura cyangwa ukagumishaho kazagira gura ibikorwa bigiye bitandukanye ukoresha iyo bita iyi visa cyangwa virtual card nk'ibisanzwe. So ndakunda cyane.